Amazina yanjye nitwa Ntahiga n'umugabo Jean d'Amour. Nibwo nagiye kubona mbona nzanye n'ikibazo cyo kubyimba inda n'amaguru n'umubiri wose. Ndivuza muganga arambwira ngo ni uburyo bw'impyiko nicyo cyabiteye, ambwira ko ndetse umutima wanjye wabaye munini, ambwira ko umutima wanjye no uryamire ibihaha biryo n'ibihaha byajemwe amazi. Ubwo rero kuva icyo gihe nivuza nakoresheje uburyo bwose. Mwongeye kwirirwa abakunzi bahirwa Force TV, aho muri mu nkiko z'u Rwanda, ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, ariko kandi tutibagiwe na Rwota Masimbi. Reka rero twe kubabwira byinshi. Turi mu kiganiro, turi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aho turi kumwe n'umubyeyi rwose urembye, umubyeyi ukeneye amaboko yanyu. Ishusho mwayiboneye, ifoto mwayiboneye, aho umubyeyi mwabonye atambuka, ariko kandi mukabona afite inda nakita ko rwose nkaho atari inda ahubwo ari ikindi, aho yivuje imyaka 12 kabishize, ubutunzi bwe bwose bukahagendera, abaturanyi bagashyiraho amaboko yabo akananirwa, ariko kandi n'abandi baturanyi bari mu nkiko z'u Rwanda mwese turababwiye ngo uruhare rwanyu hano rurakenewe. Nta kindi rero tubasaba gukora subscribe kuri na channel kugira ngo amakuru n'ibiganiro ndetse n'ibindi byubaka abanyarwanda, byubaka society nyarwanda muri rusange bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Tugwaye karibu kuri Hirwa Force TV. Murakoze cyane. Nitwa Ntahiga n'umugabo Jean d'Amour. Ndubatse, ndi umubyeyi w'abana 5, mfite n'umufasha witwa Mukamanzireye. Nagize ntya rero muri 2009 uburwayi nibwo namenye ko narwaye, ko njya kwivuza. Ngiye kwivuza ambwira ko mfite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso nsanga waziyemo n'impyiko. Muganga arambwira ati komeza wivuze, hitaba buri kwezi kuri hopitale. Biranga, bwa burwayi bwaje kugenda bubyara andi mashami y'uburwayi, aba menshi, umutima urabyimba. Rurangiza rero iza muri 2020 mu mwaka ushize mu kwezi kwa 3 nibwo nagiye kubona mbona nzanye n'ikibazo cyo kubyimba inda n'amaguru n'umubiri wose. Ndivuza muganga arambwira ngo ni uburyo bw'impyiko nicyo cyabiteye, ambwira ko ndetse umutima wanjye wabaye munini, ambwira ko umutima wanjye no uryamire ibihaha biryo n'ibihaha byajemwe amazi. Ubwo rero kuva icyo gihe nivuza nakoresheje uburyo bwose. Nta mavuriro ntagezemo, ari za CHK, mu yandi mavuriro yigenga ku giti cyayo yose nagezemo. Utwo nari mfite twose naratugurishije, mvuga nti reka ndeko nakivuza nanjye nkagira ubuzima nk'ubw'abandi. Biranga, nticyabyagira icyo bitanga. Imitungo iragenda ishiraho, ndagenda sigariraho, kandi mfite abo bana bakeneye kwiga. Abavandimwe bajya bagira gutyo bakamfasha, najya kubona nkabona abaterankunga baranshyigikiye. Inzu mbamo ni inzu y'ikode, nkabona barankodeshereje. Umuryango w'abakristo bamo b'Akatolike ukamfasha, abana bakabasha kujya kwiga. Ariko muri iyi minsi nyine iby'iki cyorezo cyadukoreye murabizi, abamfashaga nabo bambwiye yuko batazongera kubera ko nabo nta bushobozi, igihugu cyabo igihugu kitameze neza mu bijyanye n'ubukungu. Ubwo rero nk'abandi kwitabandi gutabaza ngira ngo ndebe rwose ari abanyarwanda batuye mu mujyi wa Kigali, iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo cyangwa amajyaruguru ndetse no hanze y'igihugu. Tuzi ko dufite abana beza b'abanyarwanda. Wagira uburyo bwose bwo kumfasha yamfasha anyujije kuri izi nimero z'umufasha wanjye: 0788 21 57 89, 0788 21
57 nizo nimero isaha n'isaha wamuhamagara ukatubona, yahita akubwira aherereye mukabonana. Ubwo rero ubwo burwayi bwose bwansize heruheru, ubona umuntu afite abana 5 n'umufasha nta kintu nkigira kubera ubwo burwayi mara imyaka 12, urumva nta kigenda, irwarubwa nyine n'ubundi mfite hanze. Abanumva rwose uw'Imana yakoreramo yazamuha umugisha, kandi tuzikwiringiye ko hari abantu Imana yahaye umutima w'impuhwe. Ufite umutima w'impuhwe rero ndumva yafata ku by'Imana yamuhaye, najya akamfasha nkabasha kwivuza cyangwa nkabasha kurera bano bana kugira ngo ejo nabo bazabashe kwibeshaho. Murakoze rero, gushimira kandi bano banyamakuru batugendereye baje kutureba ngo barebe ko uburwayi bwacu bumeze, nabo Imana ibaha umugisha, nabo kandi bitanze aho Nyagasani nawo yabatije izo mbaraga zo kugira ngo bagere hano, azabatize n'izindi bagaruka baje kureba uko tumeze. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Hanyuma tukiri hano ariko twumvisha urugendo rw'ubuzima. Urugendo n'urugendo rukomeye cyane cyane ko uvuze uti nanjye imyaka ishize ari 12 ndwaje uno mufasha wanjye, ariko kandi ubushobozi mu byo twari dufite bwose bwararangiye, ubw'abaturanyi bwaraje nabwo burananirwa. Nta bundi bushobozi waba ufite kugira ngo wenda umunyarwanda uri Kigali, uri mu majyepfo amajyaruguru ndetse n'abari mu mbibi z'u Rwanda, ndavuga birwota amasimbi, kugira ngo babe bagufasha nabo bagire icyo baheraho? Ubushobozi bwanjye ni uruhare rw'umubiri wanjye, kuko numva nanjye ubwanjye ngomba kwitangira umuryango wanjye. Ariyo mpamvu niyibagirwa nkitanga kugira babone uko baramuka. Noneho nko kumufasha wanjye we, bitewe n'uko twasezeranye kubana mu bibi no mu byiza, nkaba maze kumenya ko ikibazo ari n'impyiko. Njye numva ku giti cyanjye tubonye ubufasha bwo kumuvuza, impyiko imwe nayimuha nanjye nkasigarana imwe, akabaho nanjye nkabaho, kugira tuzagerane mu bwami bw'ijoro. Imana rero igize ubikoresha, ikagira abatufasha, tukabona uko muvuza. Nakwitanga iyo mpyiko ntacyo bimbwiye, kuko narabisezeranye kubana mu bintu mu byiza. Murakoze cyane. Banyarwanda rero murabyumvise, aho umubyeyi nk'uyu nguyu avuze ati nanjye natanga rumwe mu rugingo rwanjye kugira ngo urwa mugenzi wanjye, urw'umufasha wanjye narwo rugire ireme, agire ubuzima bwiza. Munyarwanda aho uri hose, i Kigali, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ariko kandi hari n'abari mu mbibi z'igihugu cyacu, ndavuga abari rwota amasimbi. Ushobora kugira gutya ukumva nawe umutima wawe hari icyo, ukumva hari icyo umutima wawe utekereje. Ndi umubyeyi wubatse, ufite umufasha n'abana 5. Nababwiye uburwayi bwanjye uko bumeze. Ni uburwayi rero bukeneye imbaraga, ni uburwayi bukeneye ubufasha, ni uburwayi bukeneye gutabarwa. Abantu ndi gutabaza hirya no hino ku isi kugira ngo wagire umutima w'impuhwe uko Nyagasani awumuhaye, nanjye amfungurire, amfashe, mbashe kwivuza. Ubu ngira igikomere ngendana cy'uko bavuga ko nateye umufasha wanjye inda ikangarukira, bigatuma rero nanone bintera ipfunwe. Iyo ngiye hanze usanga babimbaza bati kuki wateye inda, barangiza akaba ari ujyaho nifatiwe n'umugore. Ibyo byose rero nkabyakira. Abantu babazi mu bandi, ntago bayo musonga wundi no kubuza gusinzira, ntago babazi ibibazo umuntu yikoreye. Bityo rero nkaba ngira ngo rwose mumfashe, muntabare, munshyigikire, mbaje kwivuza n'urwo rubwa narwo rubashe kunshiraho. Njya ngira imiti rimwe na rimwe ifasha. Iyo miti ariko akaba ari imiti nkunda gukura i Kigali, ikunda kumfasha rimwe na rimwe. Hagize ubushekeneye kungurira umuti wenda tabonye imbaraga zo kongeraho, yahamagara nimero za madamu wanjye yazibahaye, yitwa Mukamanzireya, yabahaye nimero ze, yamuhamagara ni 0788
2157 yitwa Mukamanzireya. Uwakenera rero kungurira uwo muti atabonye uburyo bwo kungeraho, wenda ngo aza ndebe ukomeze, yaduhamagara nkamubwira umuti ndi gukoresha, akawushyira kuri agence ya Musanze, twajya kuwurebayo. Uburyo bwo kumfasha ni bwinshi, ari icyo ngibwo bwo kumfasha ku bana cyangwa kwivuza nabyo birakenewe, no kugira ngo mbe nabona icumbi, sinkomeze kuba mu bukode, kandi urabona turacyari batoya. Kuba mu bukode rero imyaka n'imyaka nabyo ni ibintu bibabaza. Wari ufite ibintu bikagenda kandi bikanashira utarangije kwivuza, wenda mvuge ngo urakize, nabyo bitera igikomere. Umugiraneza ari Imana yafasha anyujije no kubwo buryo, nabwo twamushimira, kandi Imana yamuhera umugisha ikamukubira 77. Kontakite yabahaye nimero ze, mushobora kugira gutya mugakanda akanyenyeri papa imibare ngiyo. Ubutumwa bwawe nubwo waba uri bwota amasimbi baba bumugezeho, kandi Imana iba yanditse mu ijuru ikavuga ngo nawe ugize icyo ukora kuri uriya mukristo, kuri uyu munyarwanda. Nta kindi bamusaba ni gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo amakuru ndetse n'ibindi byose tubagezaho bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Amahoro y'Imana imigisha bibane namwe, ndabashimiye.